ntabwo ari ngombwa gusoma idua kugeza ubwo bakima iswala, sinzi kugeza ubwo ubura n'umwanya wo kuba ufite n'akaji wakanywa ukoresha umunota umwe. Nkuko twari tubivuze mashallah, amaduwa ni menshi mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akusanyije ibyiza byose, ibyo utekereza n'ibyo utatekereza, ibyo wakagombye kuvuga n'ibyo utanavuze wowe. Niyo wasabisha amazina ya Mwenyezi Mungu ugasanga iyo duwa yo yaranakuvugiye, hubwo iragenda kabisa imenya n'ibyo wakagombye kuvuga, iragenda irakukumba ibintu byose, khairi z'isi n'ijoro. Hadha ad-du'a jama'a dunya wal akhirah, yakusanyije isi n'ijoro. Iyo duwa nta yindi, Allahumma atina fi dunya hasana, mana duhereze ibyiza hano ku isi. Bimana nimba usabye Allah ibyiza ku isi, harimo umugore mwiza, harimo abana beza, harimo akazi keza, harimo ubuzima bwiza, harimo ubumenyi bwiza, ibintu byose byiza byose bikuye muri atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana, na akhiru uzaduha ibyiza, hakubiyemo ijuru, hakubiyemo amahul aini, hakubiyemo firdausi, hakubiyemo guhura na Allah subhanahu byose. Waqina azab an-nar, ya Allah turinde ibihano byo mu kabri. Kandi ubuzima tunyuramo, etape tunyuramo n'eshatu. Hari ubuzima bwa hano ku isi, hari ubuzima bwo mu kabri, n'ubuzima bwo kuzuka tujya mu ijuru cyangwa mu muriro. Hasa iyi dua yakusanyije ibyo byose, Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Bwa buzima bwose tuzacamo bwose. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, amakuru y'iminsi? Wallahi alhamdulillah, tumeze neza mashallah. Twari tumaze iminsi tutabonana. Sahih. Abantu banyishyuza na y'amawayiza twakunze kujya dutambutsa hano mu bihe byashize ya bada salat mangaribi kujuma. Mashallah. Kubera rero isi nyine tugenda tuburana gake. Ariko alhamdulillah ko uyu munsi twangiye guhura, turi mu kwezi kutagatifu kwa Ramadan. Mashallah. Kugira ngo ugire ikintu ugira abantu bari kuri platform, turi hafi kuzuza abantu 10,000. Mashallah. Urumva ko twariyongeye cyane. Bitandukanye. Urumva ko abantu bamaze kuba benshi, rero bakeneye n'ubundi bumenyi. Abantu bakeneye gukomeza kumva nyine ijambo ry'Imana. Impamvu twahisemo uyu munsi kuvuga ngo nanone ugaruke ugire ikintu ubwira abantu bijyanye wenda n'iminsi turimo, kugira ngo birusheho kumera neza nyine. Mashallah, barakallahu fikum. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nyuma yo gushimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha mwacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasahaba n'abamukurikiye n'abazagerageza kumukurikirana, ariko turimo insha Allah uzageza ku munsi wa nyuma. Nyuma yo gushimira Allah rero ntago twabura no gushimira umuvandimwe Jarudi mashallah kubwitangagira bwo guhuza ibiganiro hagati y'ibiganiro bijyanye n'isi n'ubuzima bw'isi mashallah n'iterambere, ndetse n'ibiganiro by'idini mashallah. Ni umujyo mwiza mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala atwigisha muri Qur'ani aho atubwira ngo wala tansa nasibaka min ad-dunya, ntuzibagirwe usisahau kiwango chako duniani. Uislamu butwigisha umuntu gukorera idini, ariko ntiyibagirwe no gukorera iki? Isi. No gukorera isi mashallah. Kuko yukoreye idini gusa isi ukayigiramo ibiraka, urukumva ko uri mwisi kandi niho uteretse. Niyo akhira ugomba kuyikorera uri mwisi. Ubwo rero ntabwo wakorera idini gusa ngo noneho isi yibagirwe, kandi ya dini iri uzayikorera n'ubundi muri yasi n'ubundi. Nasaba ngo utunganye, ugomba gutunganya yasi kugira ngo noneho niyo dini ushaka gutunganya ube warayisasiye mashallah. Ubwo rero tubona cyane nk'izi ngizi mashallah usanga zihuza ibikorwa nk'ibyo ngibyo byombi mashallah. Ibitwereka ko abantu bamaze, urubyiruko rw'iki gihe, abantu b'iki gihe mashallah bamaze gusobanuka. Kandi nanjye njya nkurikirana rimwe na rimwe ibiganiro byawe bitambuka kuri channel yawe, abantu ugenda utumira abantu bafite impano zigiye zitandukanye. Mashallah, ibintu nk'ibi ngibi bihuza abantu kandi bituma abantu babasha kwiteza imbere no gusobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni ibintu twagombye gushimira mashallah. Ubwo rero ndagushimira mashallah nanjye kuba wantumiye muri iki kiganiro mu rwego rwo kuba twakomeza no kuganiriza abavandimwe bacu mashallah, by'umwihariko abayisilamu muri rusange muri uku kwezi kwa Ramadan. Tubabwira ibijyanye n'uku kwezi kwa Ramadan,
agaciro k'ukwezi kwa Ramadan, ibyiza biboneka mu gusiba, masha Allah, ibihembo biri ku bantu bazagerageza gusiba ku kwezi kwa Ramadan bakagusibana iman, ibihembo bazabona imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala bakagusiba kubera Allah, kuko ni ibada ikomeye. Umuntu kwiyiriza guhera umuseke utambitse kugeza izuba rirenze, ntacyo kurya ntacyo kunywa ushyize mu kanwa, ukabikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala, urumva ni ibada ikomeye cyane. Uzanarebe akenshi niyo umuntu ashaka kwibabaza, sinzi ujya kunda kubibona, kumva ngo runaka ngo yagiye kwicisha inzara, ukunda kubibona rimwe na rimwe abantu baba barafunzwe nko mu magereza cyane, kuko kwigaragambya akabona ko mbese ikintu kiratuma abantu batinya, bakavuga ati uyu muntu reka tumworohereze agomba kwicisha inzara. Aha, akagomba kwicisha inzara. Asa ibaze rero ibada nk'iyo ngiyo uvuga ngo iratinyitse no mu bantu. Ibi rero kuba tubikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala nibihe bigaragaza agaciro ndetse n'urukundo abemeramana bafitiye Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu akiyiriza akigomwa kurya no kunywa nibyo bigize ubuzima. Umuntu akabyigomwa kubera Allah subhanahu wa ta'ala, atari ukubera ko ari igihano, atari no kubera ko yabibuze anabifite binuzuye, afite n'ubushobozi bwo kuba yanabigura, ariko ibyo byose akabyigomwa kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Bitandukanye n'umuntu ushobora kwirizwa inzara ari igihano, ariko wowe wabikoze kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ushatse wanabivamo ukagenda ukarya ukanywa, nta n'umuntu unakugendaho, wabikoze kubera Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ibintu bigaragaza agaciro abemeramana baba bahaye Allah subhanahu wa ta'ala. Twemeye turigomwa, twemeye turika ibyo kunywa, turika n'abagore bacu amanywa yose kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Wamwifujije n'umugore wawe, ariko ibyo byose ukabyirengagiza, ugategereza igihe izuba riri buze kurengera, masha Allah, akaba ari bwo futuro. Ikigaragaza ko ari ibada ikomeye. Ari nayo mpamvu mu bisobanuro, kuko ijambo asawm ni ijambo ry'icyarabu, ntabwo ari ijambo ry'ikinyarwanda. Asawm bisobanura al imsak, ni ukwifata, ni ukwifata, ni ukwigomwa, sibyo, ni ukugira ibyo wigomwa kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Naho mu mategeko istilahan shar'an, mu mategeko y'idini Allah subhanahu wa ta'ala bavuga ko ari no kwifata ta'abudan kiibada, no kwifata kiibada, apana kwifata no kwigomwa kubera umuntu. Yego, kuko hari abantu tuzi bashobora kwigomwa no kwifata bakiriza inzara kubera ikintu runaka bashaka kugeraho, kabira twavuze byo kwigaragambya kugira ngo wenda bamugabanyirize ibihano kugira ngo bamukureho yarari, cyangwa se umusore akaba yabikorera inshuti y'umukobwa wa mwanze kugira ngo nibaramuka bamugejeje amakuru banavuga ngo urabize inshuti yawe ngo kuva wa mwanga ntabwo akirya ntabwo akiryama, ndakeka babyo kugira ngo wenda azagire impuhwe, agire n'ikintu cy'imbabazi, avuge ati bana reka mworohereze muduhorere, akamwemerera urukundo. Ariko ibi byose tuba twabiretse ta'abuda lillahi subhanahu wa ta'ala. Ni ukuvuga ngo umuntu aramutse yiyirije, sinzi mba biri gusobanuka, umuntu akiyiriza akigomwa kurya no kunywa atabikoze kubera Allah, yabikoze kubera ibindi bintu mu buzima agamije, ntabwo icyo gihe aba ari sawm. Urabizi hari n'abantu banigomwa no kurya regime, sinzi yego regime kugira ngo agabanye ibiro, abantu b'abakobwa kugira ngo ajye kuri garde taille, bivuga ibyo ngibyo ntabwo twabyita ko ari ibada, we yabikoze kubera inyungu ze we ashaka, iz'umubiri we n'ibiki byose. Ariko ibi ngibi tubikora lillahi subhanahu wa ta'ala. Ukimira ugasonza, ukimira ukagira inzara nk'iyo ngiyo yose, ukagira inyota n'ibindi byinshi bishobora byose bikunezeza byose ukabireka kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa iyo bikozwe ta'abudan kiibada kubera Allah subhanahu wa ta'ala, ugahera umuseke utambitse inda tulu'i al-fajr ila ghurubi shams, kugeza igihe izuba riri burengere, wabikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo tubyita ko ariyo ibada ya sawm. Ni ukuvuga ngo tubyita ko ari sawm ya Ramadan. Umuntu aramutse yirije kurya no kunywa guhera nijoro kugeza mu gitondo, ntabwo twabyita ko ari sawm ya Ramadan. Agiye kwiriza kurya no kunywa nijoro, mu gihe ibindi ari ku manywa, ibindi ni amanywa, umunsi. Kubera ko ndizera ko isawm ibigeragezo by'umuntu wafunze ku manywa
bitandukanye n'ibigeragezo by'umuntu wafunga nijoro. Kuko nijoro resitora ziba zafunze, abantu babiryamiye, ariko ku manywa uratambuka ureba abantu bari kurya, ureba amaresitora arafunguye, abantu bari kuzunguza amazi, fitina nk'izo zose, abakobwa mu muhanda bari kugenda bambaye nabi, ibiki byose ufite uburyo bwo wajya muri lodge, ufite uko wajya muri hoteli, ibyaha, ariko byose ukabyigomwa kandi biri no gukora amanywa yose, donc bikwegereye, binakwegereye. Ibyo rero icyo gihe nibyo tubyita somu. Somu iyo wabikoze ibyo ngibyo ukabikora kibada kubera Allah subhanahu wa ta'ala, ugamije thawabu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wirinda ko nuramuka unyuranyije nabyo uzabona ibihano kwa Allah. Nicyo bita ibada. Buriya ibada ni igikorwa ukora ugamije thawabu kwa Allah, unirinda ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala. Uko umuntu ukoze ibada arayihemberwa, wanayereka ukagira ute, ukazaherwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. None warangiza ukabikora fi waqti makhsus, mu gihe kizwi cy'amanywa cyagenwe, apana we kwishyiraho igihe cyawe. Icyo gihe bibaye gutyo tubyita ko ari somu. Babikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala, uhereye umuseke utambitse kugeza izuba rirenze, amanywa ukigomwa ibintu byose bishobora gutuma ufuturu, byose bishobora guca mu kanwa, bishobora guca mu buryo bw'inshinge, ariko bishobora kuba ari ibintu bishobora kugaburira. Ko ari umuntu ushobora kuba atakirya no kunywa, bakamugaburira bakoresheje sonde cyangwa ibyo byose bikaba bitakuriho, bishobora kuguhereza ubuzima, bishobora kuguhereza imbaraga. Icyo gihe tubyita ko ari somu. Allah subhanahu wa ta'ala yatanze urugero kuri Maryam, yego, nyina wa Isa alayhi salam, aho atwite Yesu Isa alayhi salam, cyangwa se amaze kumubyara. Abantu bamubajije ibibazo byinshi, umwana wamukuye hehe, ko tuzi ko nta mugabo ufite, ibintu byinshi. Bari bazi ko ari umugore w'umwari, umwari mashallah, udashobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubusambanyi cyangwa se kujya mu nzira nk'izo ngizo mbi, kubera ko yaboraga icyo abasubiza, kandi abona ko aramutse abashubije badashobora no kubyemera. Kwemera igitangaza ni hatari, biragora kumva iyo nda yaje gute, kuko yaje mu mwuka, ntabwo abantu babyumva. Yahisemo gukora isomu yo guceceka. Ko twavuze ngo asomu ni kwifata, kwigomwa. Sasa yakoze isomu yo kwifata, kuvuga, aravuga ati inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Ati nakoze inadhiri yo kutavuga, falan ukallima al-yawma insiya, uyu munsi nta muntu ndi buvugisha. Kuko hari igihe biba mu buzima, numva nawe ubizi, ukaba ushobora gusobanurira umuntu ukabona umuntu ntabwo ari kubyumva, aho bukurushaho kumusobanurira niko biri gushaka kuruta kuzana ibibazo, ugahitamo kuvuga ati basi ndabona utarimo kunyumva, ntabwo twajyana, reka nicecekere. Ureba urwego umuntu mugiye kuganira ariho, ukabona ibyo uruze kumubwira atari bubyumva, ugahitamo asfazari byiza, wenda igihe kizasobanurira, kandi ukabona ko guceceka kwawe bitanze iki, bitanze igisubizo cyiza, mashallah. Hasa ibyo byose ni bijyanye na somu ya Ramadhan. Ariko twareba aya dukunda gusomerwa kenshi n'abayimamu n'abashekhe mu kwezi kwa Ramadhan, ndumva turamutse tuvuze ngo ni aya ya Ramadhan ntabwo twaba twibeshye. Ndizera ko n'umuyisilamu utaranasomye na Qur'an, kubera kuyumva cyane mu musigiti, hari igihe bigeraho ikizana, ndumva nawe wayise uyibona, yayisiza. Ni gake cyane ushobora kujya mu musigiti Ramadhan igitangira paka ikazarinda isozwa, iyo aya wallahi igenda igaruka. Ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaba ari na khutuba zose zo mu kwezi kwa Ramadhan, ni gake cyane wasanga imamu cyangwa se sheikh yapanze khutuba iyo aya atari yo iri kuri kuyumva yivuga. Hasa iyi aya ikusanyije ibintu byose biri mu kwezi kwa Ramadhan. Ushaka kumenya ibya Ramadhan byose yabikora muri iyi aya. Iyi ni balagha igaragaza ubuhanga n'ubuhambare n'ubuvanganzo bw'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basanga ijambo ni rimwe ariko rikubiyemo ibisobanuro byinshi. Hari umushekhe mu bashekhe ba kera bitaga Ibn Qayyim al-Jawzi, yari umunyeshuri w'umushekhe nawe uzwi cyane witwaga Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yasobanuye
aya yo muri suratul Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in igitabo gifite hafi volume zigera kuri 6 cyangwa 8 volume. Urabona volume y'igitabo urabona ura muzingo, yego Kinyarwanda menya byita umuzingo, no muzingo ushobora kuba ufite na page zigera ku gihumbi. Ibaze ijambo rimwe iyyaka na'budu, ni wowe tugaragara ya Allah, wa iyyaka nasta'in ni nawe dusaba inkunga. Wallahi iryo jambo risobanura igitabo gifite volume hafi zigera kuri 3 enye 6 zirimo. Ku bantu wenda bagiye bandika nk'ibitabo bazi ko hari ukuntu bakubwira ngo iri jambo ugiye kuri developer, kuryagura, ukore body, ukore head, umutwe, ukore body, ukore na conclusion. Mashallah, ijambo rimwe rigahita rivamo igitabo wallahi ikigaragaza ubuhanga bwa Quran. Iyo ni ayi imwe gusa, ntabwo ari suratul Fatiha. Tukira aho ngaho abamenyi basobanura ko ushobora kwibaza, abantu bavuga ati ni gute Quran yagiye mu rurimi rw'icyarabu itagiye mu rurimi mu zindi ndimi. Abahanga b'indimi bavuga ko ururimi rw'icyarabu ari rwo rurimi yani rukize mu magambo, ku buryo ururimi rwari guhangara amagambo ya Allah. Allah yaje kubona nta rundi rurimi rwahangara amagambo ya Allah n'ubuhanga uretse ururimi rw'icyarabu. Kuko ushobora gusanga nk'ijambo rimwe, ikintu kimwe gishobora kuba gifite nk'amazina 100 bivuga ikintu kimwe gusa mu cyarabu. Namwe nk'urugero nk'intare, intare ishobora kuba ifite mu mazina y'icyarabu asaga hafi 100 n'igihumbi arahari, byose bikaba bivuga iki? Bivuga intare. Basanga hamwe bayise al-asad, sinzi bayise Husama. Husama burani mu mazina y'intare n'andi mazina menshi cyane kubera ubuhanga bwa Quran. Sasa ugasanga ijambo rimwe masha Allah rishobora kuba rifite ibisobanuro byinshi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in volume nk'izo zose. Hasa ni aya imwe ariko masha Allah ifite ibisobanuro byinshi mu kwezi kwa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala agitangira ino aya yaravuze ya ayuha alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala yahamagaye abemera Imana. Allah subhanahu wa ta'ala, abantu basoma Qur'ani hari aho usanga Allah subhanahu wa ta'ala ahamagara abantu ayuha nas, bivuga ngo message igiye kuvugwa ntabwo ireba abayisilamu, ntabwo ireba abemera Imana, ireba ikiremwa muntu cyose. Nk'urugero iyi aya Mwenyezi Mungu atubwira ati ya ayuha nas, yemwe bantu, inna khalaqnakum, kandi kuko nunareba urasanga ari message y'abantu bose, ntabwo ireba abayisilamu gusa. Inna khalaqnakum, mu by'ukuri twabaremye min dhakarin wa untha, tubakomoye ku mugabo n'iki n'umugore, ari Adamu na Eva. Waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, turangije tubakuramo vango barabyaye Adamu na Eva babyara amahanga n'amoko atandukanye cyane. Allah arangije aravuga ati bitaharafu, ko ari kugira ngo mumenyane, ntabwo ari kugira ngo mwicane, ntabwo ari kugira ngo mutatane, ntabwo ari kugira ngo n'ibindi bitari byiza. Allah arangije aratubwira ati inna akramakum 'inda Allahi atqakum, umwiza muri mwebwe nutinye Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo ari umwarabu, ntabwo ari umuzungu, ntabwo ari umunyaziya, ntabwo ari umunyafrika. Nuti umwiza imbere y'Imana ni inyangamugayo. Dushatse kubisoma mu Kinyarwanda, ni wa wundi w'inyangamugayo, ni wa wundi wemeye Imana, akabana n'abantu neza, akagira indangagaciro ziranga ikiremwa muntu nyacyo. Uwo niwe mwiza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo ari ubwoko, ntabwo ari uruhu, ntabwo ari ubukire, ntabwo ari ubumenyi, ntabwo ari ubuhanga, ntabwo ari akazi ufite, ahubwo ni ukwicisha bugufi ufite imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa iyi aya Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yahamagaye abantu bose muri rusange, kubera ko n'ubundi ukwezi kwa Ramadhani ntabwo gufungwa n'abantu bose. n'abasilamu bemeye uwo muhamagaro wa Allah subhanahu wa ta'ala, bemeye la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hasa mu byo bemeye harimo uko gusiba. Allah subhanahu wa ta'ala nibo yahamagaye b'umwihariko. Abatayemeye Imana Allah subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu utababona muri iyo aya. Ushobora no gusanga na bamwe mu bayisilamu ariko kubera ko atari mu bemera Imana nyakuri, ugasanga ari babandi n'ubundi mu kwezi kwa Ramadhani ukamusanga aracyari wa wundi, aracyari mu rumogi, aracyari kurya, aracyari kunywa, aracyihishe, aracyakora ingendo, arashakisha impamvu z'uburyo bwose
arakirwaza arakiciraguza hasi banango ngo rwaye ikirungurira ibiki byose. Allahu akbar. Hasa iso no mwihariko wabemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yahamagaye akoresheje abemera Imana yuha alladhina amanu. Nuvuga ngo abatarabemera Imana bavamo. ntago bahamagawe muri iyi aya. Allah arangije aratubwira ati kutiba alaykumus siyam, mwategetswe kugira ute? Gusiba. Bamwe mu bamenyi bavuga ko ijambo kutiba mu bantu basobanukiwe icyarabu ni amagambo akoreshwa agaragaza ikintu cy'itegeko. Umuntu usoma Quran Allah agaragaza ngo mwaragitegetswe iki aya nyinshi muri Quran. Kutiba alaykumul qital wa huwa kuruhun lakum kutiba alaykumus siyam inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Aya nyinshi zigaragara mu ijambo kutiba. Sasa ijambo kutiba mu cyarabu rifite ubuhambare n'uburemere kurusha uko wabwira umuntu ngo tushatse kubishyira mu Kinyarwanda sinzi niba byaza, ariko mu cyarabu bakunze nakubwiye ko ijambo ry'icyarabu amagambo y'icyarabu akize mashallah. Ushobora gusanga iryo jambo hari andi magambo ari munsi yaryo. Sasa iyi ngiyi bya kutiba rero niryo riri hejuru rigaragaza agaciro k'icyo kintu mwarategetswe mwandikiwe. Ni ibintu byanditswe. Numva ngo ijambo kutiba biva muri ijambo kitaba no kwandika. Ntabwo ari amahitamo zagira ngo ngibwo nasiba cyangwa se nasiba. Ni ibintu byanditswe, ni ibintu bikomeye biriho byashyizwemo mu kazu. Byashyizwemo mu kazu ku buryo udashobora nta hantu wabikwepera. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati kutiba alaykumus siyam, mwategetswe by'umukazo gusiba ukwezi kwa Ramadhan. Nta mahitamo ufite, hakuna ujanja. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala arangije ashaka kutwereka ko atari twebwe gusa twategetswe gufunga kugira ngo bitatugora. Arangije avuga ati kama kutiba ala alladhina min qablikum, nkuko ababanjirije nabo bagize ute? Babitegetswe kandi bagasiba. Hari umugani mu Giswahili bakunda kuvuga ngo kifo cha wengine ni harusi. Kifo cha wengine urupfu rwa benshi n'umunyenga. Uvuga ngo iyo upfuye wenyine nibwo byakubabaza. Cyangwa ukabona urwaye uri wenyine, cyangwa se ukajya kubona ukabona uri umukene wenyine mu gace, cyangwa se ukajya kubona ukabona ni wowe ufite ikibazo runaka. Ariko iyo usohotse ugasanga hari abo mufatanyije ikibazo, hari ukuntu byoroha kuvuga ati banakundi ntabwo ari njye nyine banareka bikagufasha kwihangana. Yego. Sasa na Allah subhanahu wa ta'ala nkaho yatubwiye ati nyabareka ntimuzabone ko ari mwebwe gusa umuzigo. Ntabwo ari umuzigo, ntabwo ari n'ababanjirije. No barasiba. Umma zatubanjirije. Abo mu gihe cya Musa, abo mu gihe cya Isa, mu gihe cya Yesu n'abandi bose bafite bose bitandukanye n'uburyo twe dufunga. Mu gihe cyacu byo byaraje biranozwa neza, ariko n'abatubanjirije bagize ute? Barasibye. Allah arangije mu gusoza aya arangije avuga ati la'allakum tattaqun. Ibyo ni muramuka mubikoze mugasiba nkuko biri mukigomwa kurya no kunywa kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala guhera ku munwa mpaka kugeza nijoro, nta kabuza bizabasigira gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ndizera ko nawe urabibona kandi nawe ubyumvamo mashallah. Iyo wafunze uyumvamo ikintu cyo gutinya Allah gitandukanye n'indi misi cyane. Buriya umuntu ushonje hari uburyo yumva, hari n'uburyo ibintu abibona gutandukana n'umuntu hazi. Sinzi hari imigani y'Ikinyarwanda bavuga sinzi ngo hatiriza kurya hasi. Imigani nanjye ndayizi ariko ntabwo iza ngo murarwana, sinzi ngo hatiriza uwahaze murarwana, ibintu nk'ibyo. Ngo bigaragaza ko umuntu iyo yahaze arirara cyane. Hari uburyo yifata ukuntu. Ariko umuntu ushonje, umuntu ufite ibibazo, hari imbaraga akoresha mu bintu. Hari n'uburyo yumva ibintu, hari n'uburyo yibombarika. Ikindi urabona uno mubiri wacu kubera iyo urimo ibiryo urimo haze, hari uburyo ugira amashagaga, ugira kibura. Kuko ndizera ko nta muntu wajya gutumura urumogi ashonje. Ndizera ko nta muntu wajya hejuru y'indaya ashonje atarishe. Sibyo? Ndumva nta muntu wajya guhangana n'umuntu ngo agiye kurwana n'umuntu ngo bajye gufatana amashati bagira ute ashonje, nta mbaraga afite. Ni ukuvuga ngo rero nta kabuza gusiba biguca intege, bikaguca n'ibitekerezo bibi wakagombye kugera kubera kwa kwiyumvamo kuhaze. Yego. Bikagutwara gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala.
nuvuga ngo hikma ubugenge buri mu gutegekwa gusiba no kugira ngo dusubize amaso inyuma, twibuke aho twavuye, twibuke ubuzima twabayemo, biduhe gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Kuko iyo umukire ashonje hari igihe bimuha kwibuka ko hari ibihe yabayemo ari umukene, hari ibihe yabayemo ari umushomeri, hari ibihe yabayemo ameze nabi. La'allakum tattaqun, yani ni ingando Allah subhanahu wa ta'ala bari kutunyuzamo kugira ngo twongere twikubita agashyi, twere kwirara, twibuke ubuzima twabayemo kugira ngo biduhe kwitwara neza mu minsi izaza, ndetse no kwibuka bariya bameze nk'aho twavuye. Yego, kuvuga ati ngiye nimba narigeze gusonza uyu munsi nkaba nongeye kwibuka inzara, bizatuma menya wa mukene uzaza kuza kunsaba. Wa amma sa'ila fala tanhar. Allah subhanahu wa ta'ala yibutsaga intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inema Allah yamuhaye mbere yuko abintumwa muri surati al-Inshirah, avuga ati alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. muri surati ad-Duha, wad-duha wal-layli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله رجل avuga ati alam yajidika yatiman fa'awa. Allah yabwira gamutume akamubwira ati se ntago twagusanze uri imfubyi turangije turagusitire. Asuri yabayeho ubuzima bw'umfubyi, ababyeyi bapfuye bose akiri umwana muto, sinzarirwa kwa se wabo, ava kwa se wabo ajye kwa sekuru. Itape ngizo z'ubuzima bugoye yagiye anyuramo. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala amaze kuyidumwa, amaze kubona khairi, Allah mwibutsa buriya buzima avuga ati alam yajidika yatiman fa'awa, ese ntago twagusanze nawe uri imfubyi turagusitiri. Kubera iyo mpamvu nawe imfubyi uzigira ute, ujye uzimenya. Allah arangije avuga ati ntago twagusanze uri umukene fa'aghna turagukiza. Allah arangije avuga ati fa amma al-yatima fala taqhar. Ati kubera iyo mpamvu rero imfubyi ntuzazicyahe. Wa amma sa'ila fala tanhar, ndetse n'umuntu uje agusaba afite ikibazo ntuzamwirukane. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, kandi inema za Allah subhanahu wa ta'ala ujye uhora uzigira ute, uzibuka, ntuzazihakane, ntuzirare. Hasa Allah iyi somo nayo ni ibyo ngibyo bije kutwibutsa. Allah aratubwira ati la'allakum tattaqun, nimuramuka musibye byanze bikunze bizabaha gutekereza gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala, bizatuma mwicisha bugufi, bizatuma mujya ku murongo masha Allah, bizatuma mwibuka abakene, mwibuka imfubyi, murushaho gutinya Imana. Ari nayo mpamvu uzasanga akenshi muri Ramadani ariho tugira ino ibada yo gutanga zakatul fitr. Ramadani igiye kurangira, kumva ngo bifitanye n'isano n'abakene, babakene tubibuke, za mfubyi, babantu batishoboye, babapfakazi, babantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Iyi Ramadani bigira ngo idusigire uwo mukoro masha Allah, izo ngando zo kwibuka abantu nk'abo ngabo batameze neza, biduhe kureka ibyaha masha Allah. Nimba tuvuge n'urugero, nimba warigomwe iminsi 30, wenda wanywa gitabi, wanywa urumogi, ukwezi kwa Ramadani masha Allah kukarangira izo nzoga utarazinyweye, Imana byakagombye kugusigira imbarutso n'umuvuduko cyangwa se n'imbaraga mu yindi minsi ya nyuma Ramadani yo kugira iki, yo kureka iyo nzoga no kureka urumogi. Nimba wari umuntu ushorashora, uri umuntu usambana, ukabyigomwa mu kwezi kwa Ramadani kubera gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala, byakagombye kugusigira n'ubundi nawa mwitozo uzanakomeza no mu yindi minsi ukomereza aho ngaho masha Allah, ukomerezeho ube urokotse gutyo nyine. Urokotse gutyo. Niyo mpamvu ya Ramadani, ni nayo mpamvu Ramadani igaruka buri mwaka, kugira ngo tena abari bongeye tena gusubira inyuma kugwa, tena bongere bagaruke masha Allah, bahaguruke kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi byose rero ni bigaragaza agaciro ku kwezi kwa Ramadani. Mu yindi hadithi ni Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rasul akatubwira ko Allah subhanahu wa ta'ala iyi somu yayigiziye, atubwira ati kullu amal ibn adam la, ibikorwa bindi bitandukanye bya ibada umuntu aba bifitemo akaboko. Rimwe na rimwe hari n'ibikorwa tunazi ni thawabu zabyo cyane. Ibana nujya gusari mu musigiti jamaa urabona thawabu zinizi,
umuntu usomye aya yo muri Qur'ani abona ithawabu 10. utanga isadaka urakubirwa wenda urakubirwa kugera ku 100 kugera mpaka ariko Allah subhanahu wa ta'ala ageze ku gisibo yaravuze ngo asawmu li, isomu yo muyindekere ni yanjye, nta muntu yifite. Uvuga ngo ibihembo by'isomu ni ibanga kugeza uyu munsi wa none. Nagaseke gapfundikiye kazapfundurwa ryari? Kazapfundurwa yawmul qiyama. Kuri wa wundi wasibye mashallah igisibo cye neza, ako gaseke kazafungurwa ryari? Yawmul qiyama, Mwenyezi Mungu agiye kumuhemba. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala muri hadith akatubwira ngo asawmu li, isomu ni yanjye, wa ana ajizi bihi, ni nanjye uzana yihembera. Nta muntu ufite ububasha bwo guhemba umuntu wasibye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Mu yindi aya Allah akavuga ati innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ibihembo by'abantu bihanganye, kandi isomu nuko kwa kwihangana, ibihembo byabo ni bighayri hisab, nta barura bifite, ntago wabibara ngo bishoboke. Cyatuvuga ngo ni byinshi cyane, ni byinshi, umubare wabyo ni thawabu zabyo bizwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah arangije aravuga ati impamvu y'ibyo byose, aravuga ati murebe umugaragu wanjye. Allah abari kubwira abamarayika, twese ari kutubwira taraka ta'amahu wa sharabahu min ajli, yaretse ibyo kurya, yaretse ibyo kunywa kubera njyewe. Mutume arangije aravuga, Allah arangije aravuga ati asawmu li, kubera iyo mpamvu isomu ni yanjye, wa ana ajizi bihi, ni nanjye uzagira ute? Uzayihembera. Nanjye uzanayihembera. Kugeza ubwo Rasul sallallahu alayhi wa sallam atubwira ngo la khalufu fammi sa'im, ndetse ngo n'umwuka mubi uturuka mu kanwa k'umuntu wafunze, atyabu inda Allah min rihil miski, ngo iyo mpumuro ngo ibe ihumura neza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kurenza amarashi yaki ya miski. Kandi bavuga ngo mu bwoko buhumura cyane ku isi bw'amarashi na amarashi yaki ya miski. Ku bantu bazamo ku y'amarashi n'uburyo ahumura, wenda ku bantu bareba iki kiganiro atari abasilamu, wabigiranya na parfum. Aha, parfait mashallah, gira impumuro nziza. Ya mbere ku isi humura niyo parfait ya miski mashallah, atyabu inda Allah. Twebwe hano urabona iyo umuntu yafunze, urabona iyo umuntu ari kurya akanywa, hari akanwa kari gukora, hari igihe bigabanya wa mwuka. Ariko iyo umuntu yafunze akenshi usanga ari nk'umuntu ucecetse, ntabwo bari no kuvuga cyane. Hasa akanwa hari ukuntu impumuro idasohoka neza, kubera uburyo umuntu waba wamaze igihe kinini umeze ute, umeze nk'ufunze, utari gufunctiona no mu nda ukuntu uko nguko. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo agaragaze agaciro k'isomu, kugeza ubwo yavuze ngo n'uwo mwuka ushobora kuba utari mwiza, iyo mpumuro itari nziza, atyabu inda Allah, ko Allah subhanahu wa ta'ala ngo ni mwiza, uranahumura kurenza amarashi yaki ya miski, kurenza iyo parfum ya miski. Ibi ni ibihembo byose bigaragaza by'umuntu wafunze n'agaciro imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kugeza ubwo byanaje no muri hadithi yuko abantu bafunze ngo bafite ijuru n'umuryango wabo w'umwihariko special, ni umuryango w'umwihariko VIP, tandukanye n'indi miryango. Urabona abantu bagiye muri stade hari imiryango iri VIP, hari umuryango gato iranyuraho aba officials, iranyuraho abanyacyubahiro runaka. Sasa no mu ijuru hazaba hari umuryango babu yuqalu lahu Rayyan, ni umuryango witwa Rayyan, uzingirwamo abantu basibye gusa. Niba mara kwinjiramo basi uzahita ufungwa, nta wundi muntu uzinjiramo uretse bo gusa. Baranzwe no gusiba, by'umwihariko kwezi kwa Ramadan, barangwa no gufunga ku hambere no kuwa kane mashallah, ayyamul bid, iminsi 3 ya buri kwezi mashallah, n'izindi somu yawm Arafa, yawm Ashura, baranzwe no gusiba kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Bafite umuryango, ntago bazaba bari kwinjirira mu kavuyo, ahubwo azaba ari umuryango wabo w'icyubahiro kubera gusiba, kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi byose rero ni bigaragaza agaciro ndetse n'ibihembo Allah subhanahu wa ta'ala azahereza abantu basibye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu yindi hadithi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kuko tuvuze ibintu bya Ramadani ntago twabisoza, ni byinshi. Muri hadithi yindi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iratubwira ngo lisaimi farhatani, ngo umuntu wafunze afite ibyishimo bibiri azagira. Ngo ibyishimo bya mbere ni igihe harimo gufutura, ari gusiburuka izuba rirenze. Uzarebe ni nk'umuntu gusoza ikivi,
kusa ikivi mashallah. Umuntu kuba ngo asoje umurimo awusoje neza mashallah, lazima umuntu ngo arishima. Umuntu urangije watangiye igikorwa urakirangira bagisoje. Sasa ibyishimo bya mbere umuntu agira wafunze ni igihe arimo gufotora. Ibyishimo bya kabiri inda liqa'i rabbi, ni igihe azahura na Allah noneho yawmul qiyamah agiye kumuhemba, agiye kumuhereza ibihembo by'isomo. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yazadushyira muri abo ngabo bazahura na Allah subhanahu wa ta'ala akabaha ibihembo by'isomo mashallah. Ibyo byishimo bya kabiri, ibya hano ibya mbere ibyo duhura nabyo buri gihe cyose, buri magharibi mashallah, kuna abantu baba bishimye banezerewe, urabona kuna abantu baba bafite akanyamuneza barimo gufutura mashallah, barimo gutumira bagenzi babo. Wallahi uzanabicunge, ndizera nta muntu n'umwe ushobora kuzareba, uzanabikore n'ubushakashatsi ushobora gusanga yazinze umuntu arimo gufotora yabigoye. Ukoze nijanisha ukagenda ukareba ubusanga imba utarimo guseka, arimo kuganira, utarimo kuganira mashallah, akanyamuneza mashallah. Nubukwe mashallah. Sasa ibyo birori tubihoramo igihe cyose mashallah. Dutegereje ibindi birori yawmul qiyamah, ari nabyo bikomeye cyane kurenza ibingi bya hano ku isi. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaza dushyira muri abo ngabo inshallah bazagira ayo mahirwe kubona ibyo bihembo inshallah. Ikindi gikomeye mu kwezi kwa Ramadhan ni ibihembo by'umuntu ufuturisha. Urabona uwisilamu mashallah nicyo cyiza, yani min fadlil islam, cyiza cy'uwisilamu ntabwo ari umuntu kwikunda. Allah subhanahu wa ta'ala yarizi ko muri twebwe hari abantu batazabona iftari, hari abantu bashobora no gufutura ariko bagafutura ibiryo wenda bidafite intungamubiri. Urabona iyo umuntu yafunze aba yatakaje kalori nyinshi, bacitse intege, abakeneye iftari irimo utuntu tumugarurira zira vitamine. Sasa umuntu w'umukene hari igihe ibiryo nk'ibyo atabibona. Uyu ni umwanya w'abakene mashallah, abantu bishoboye, abantu bifite, bagakoresha umutungo wabo bakakira mashallah abantu nk'abo ngabo, kugira ngo muri iftari mashallah abonemo udupome, abonemo utuneke, abonemo amakana maji, abonemo amata mashallah agashyushyu, abonemo ibintu nk'ibyo ngibyo. Rasul sallallahu alaihi wasallam tugaragariza ko umuntu uzafuturisha, man fattara sa'iman, umuntu uzafuturisha umuntu wafunze, ngo Allah subhanahu wa ta'ala azamuha ibihembo byo wafunze ariko bitagabanyije nuwo ngo wafunze. Nuvuga ngo ntabwo yafashe ibihembo bya uriya yafuturishije ngo bimugeho, azabona ibihembo bye ariko nawe ibyo bihembo byuko yafunze gite abigumane. Nukuvuga ngo wazabona ibihembo bibiri. Nuko mu gufuturisha harimo ibanga rikomeye cyane, cyangwa se bifite agaciro. Umuslimu yagombye kumekinga ashaka ko byibuze niba afite ubushobozi agomba gufuturisha umuntu. Sheikh yahi, ntabwo gufuturisha bisaba ubukire bukomeye cyane. Yahi, iza ku musigiti muri adhana witwaje utuneke, iza witwaje itende, nayo ni iftari, nabyo bita iftari mashallah. Iza witwaje ji, ugenda uhereza abantu mashallah bamwe, iyo ni iftari. Amazi shire ku musigiti mashallah, abantu bamwe. Byose byitwa ko wafuturishije umuntu. Ntabwo ari ngombwa gufuturisha umuntu, ari ngombwa kugenda ucinjiye ihene, uzabaga inka, inkoko, sinzi imiceri y'amasami, sinzi ibiki byose. La aba bifite ubushobozi falillahi alhamdu, wa man tatawwa fa huwa khairun lah. Nanakeka ko ibingibi muri bya ndi Munyezi Mungu avuga ngo adushakira ibyoroshye. Biza kuvuga ngo ibihembo bizabona umuntu wafuturishije abantu amapila, abakene ntabwo bari kubonekamo, zari kubagorana. Ariko mashallah umuryango albabu wasi', umuryango uragutse mashallah. Ushoboye kuzana imineke fadal, ushoboye kuzana itende fadal, ushoboye kuzana ji. Wallahi tubone umwembe w'igihumbi ukore neza ushire muri box uzare ku musigiti. Tuboneyeho n'umwanya wo guhamagarira abantu buri wese uko ashoboye. Wallahi birababaje kuba wagera nko ku musigiti ugasanga abantu batoye adhana, umuntu akarinda ava ku musigiti asubiriwe mu rugo ari byo gufuturira. Ntabwo byari bikwiye mashallah. Indi misigiti yateye imbere mashallah, mu bindi bihugu byateye imbere usanga abantu mashallah ibyo banarwanirana. Umuntu yingingira undi kumuha ibyo kurya. Sheikh ngenza ahantu abantu no kugira ngo aza kubwira ngo ujye gufuturu arakugura, akubwira ati bana inshallah ibana ndaguha bitanu ariko wallahi uzofuture mu rugo. Yagize akamubwira ati bana sasa ngiye mfite abari ku bihumbi 10 no ku bitanu bana bagacimika akamubwira ati basi nanjye nugushaka ibyiza ati basi none ndagenda guha 15 mashallah ariko uzi
urumva ko abantu bari gucirikanwa mu byiza wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun. Apana gucirikanwa muri haram, gucirikanwa ku ndaya, ku bintu nk'ibyo bari gucirikanwa ku muntu wafunze, umuntu wa khair, umuntu ufite baraka, bari kumurwanirira, umuntu wirije kubera Allah subhanahu, bari kurwanirira, ugomba kumurwanira. Niba abantu barwanira iby'isi, barwanira kwinjira muri stade ngo amatike yashize, nimba abantu barwanirira umukinnyi watsinze igitego iburaya tujya tubibona mu makipe borana bindusha, abazamuhemba bari bumuhereza amafaranga, cyangwa abahanze kuri stage, ugasanga umuntu araje amushyizeho ibihumbi 10 hano, ashyizeho amadolari, ashyizeho abantu barwana bite, abantu nk'aba ngaba bafunze bitaba abasarishije abandi, basingiza Imana Allah subhanahu wa ta'ala, bigomwe kubera Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni baraka, nabo bagomba kurwanirwa. Naam, ni khairi, ni baraka. Sasa ibi ni ibihembo nabyo bigaragara mu kwezi kwa Ramadhani, bidashobora kuboneka mu yandi mezi, biraza bikikusanya byose bikaza bigahurira ahantu hamwe. Yahi Ajarude, dushatse kuvuga ijambo rimwe, dushatse gusobanura Ramadhani, twavuga ngo ni season y'ibyiza na baraka, mawsimul khairat wal barakat wan nafahat, khairi zosuzi, baraka zosuzi, ibintu byitwa imigisha, byitwa ibyiza, khairi byose biragenda. Kuba wakora ukunguka, ntabunguko wabona, nta na baraka uzigera ubona, nta n'imigisha uzigera ubona irenze iyo wakabona mu kwezi kwa Ramadhani. Naam. Kuko mu kwezi kwa Ramadhani za khairi zose. Ariko ibaza ukwezi, hadithi n'imwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiri naho ngaho tuvuze ni byinshi, atubwira ngo idha jaa Ramadhan, y'ukwezi kwa Ramadhani kuje, futihat abwabul janna, imiryango y'ijuru, bishatse kuvuga imiryango y'ijuru bimana baraka na khairi n'imigisha y'ijuru byose birafunguka. Fendere yari byinshi cyane, futihat yose, ntabwo Allah yavuze umuryango umwe, imiryango. Araje avuga ati waghulqat abwabun niran, naho imiryango ya jahannam y'ibintu bitari byiza byose birafungwa. Nuvuga ngo ibibi byose byafunzwe, ibyiza byagize ute? Byafunguwe byose. Ni hehe wabona izo baraka? Ahandi. Nuko kwezi kundi wabona mu baraka niyo migisha nizo khairi mu kwezi kwa Ramadhani. Ndashanyeka ko iyo mpamvu ari nayo wenda batubanjije mu kwemera. Naam. Iyo babonaga Ramadhani umunsi ugenda uva hamwe, bo bagiraga gahinda. Ibihe byiza biri kubasiga. Tandukanye natwe iki gihe umuntu barakavuga ati ariko ngo twayijyanye kiracyarimo, nyine ukumva umuntu arifuza ko ibyo bihe byagenda. Wifata urugero, hari cyane cyane nk'abantu bakora business, baramutse bazi ko hari ibihe byabo bya season byo gucuruza, umva iyo biri kurangira bababaye, umunsi urangira ariko kuko bari kuvuga ati ndi guhomba abakiriya, bivuga ngo hari ibihe bizwi byabo by'ubucuruzi, season zabo iminsi yabo y'ubucuruzi. Asa uko igenda iri kurangira niko igenda no kubabara cyane, kuko kuvuga ati kuko yungukaga buri munsi, yabona yungukaga. Asa no mu kwezi kwa Ramadhani abemera Imana nabo bifata gutyo, nkaho bari kugenda barimo guhomba. Kuko nk'uburebye uyu munsi ni umunsi wa gatatu uri kugana ku musozo, tugiye kujya mu munsi wa kane. Ni ukuvuga ngo niba utarafuturishije abantu muri iyi minsi 3 irangiye, nyaboneka faterana ibyiza byagucitse, wakagombye gufatirana, utatanze sadaka ngo Mwenyezi Mungu akubwire za 70 narenze muri 3 ishize, no gufatiranya. Umuntu yakagombye gufatirana Ramadhani gitangira cyane, paka Ramadhani irangiye ntihagire igikorwa na kimwe cya khairi kimucika mu kwezi kwa Ramadhani. Cyane cyane ku bantu bafite ubushobozi, bafite imbaraga, umuntu ntabwo arwaye, wallahi subhanallah. Ubu hari umuntu kwezi kwa Ramadhani kuhageze arimo sonde kwa muganga, hari umuntu umanitse akaguru kwa muganga, ubu hari umuntu fungiwe hanatazi, hari abantu bari mu bihugu birimo intambara bafungiye mu buhungiro n'ibindi byinshi. Ariko we masha Allah, ukwezi kwa Ramadhani kuje uri mu mahoro, bil amni wasalama, amahoro masha Allah, uri kurya, ufite akazi, subhanallah, uri muzima, ntabwo urwaye, nta kibazo ufite. Wallahi wakagombye gufatirana. Naam. Ariyo mpamvu bakubwira ngo Ramadhani yije, ngo abari kuvuga ati ngo ya baghi alkhair aqbil, ya baghi alkhair, subhanallah. Abamalika bari ngo wallahi ngo bari guhamagara, baravuga ati ya baghi alkhair, yemwe bantu muri gushaka ibyiza, aqbil, mukomeze mujye imbere, yani avance, mukomeze mujye imbere, mwihute masha Allah, ntimusigare inyuma, aqbil. Wa ya baghi ashar aqsir, ariko nawe muntu uracyashaka gukora ibintu bibi mu kwezi kwa Ramadhani, aqsir, ngo sigaho, uramenye. Kuko uko ibyiza byiyongera mu kwezi kwa Ramadhani bikikuba, ni nako iyo umuntu akoze ibyaha mu kwezi kwa Ramadhani bigira ute? Kiragaciro gakomeye cyane. Subhanallah. Kuri ibyo rero dusabe Allah subhanahu wa ta'ala adushoboze, adushyire mu bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala bafatanira Ramadhani
kubera ko ntabwo tuzi ko indi Ramadani tuzahura nayo. No mu yindi hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam aratubwira ngo as-salawat ila as-salawat, amasengesho ku yandi, nuvuga ngo dhuhuri kuri dhuhuri, subuhi kuri subuhi, l'asri kuri l'asri, magharibi kuri magharibi, la shay la shay. Hagati yaho ngaho ubugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala agenda ariko babarirwa ibyaha, iswala ku yindi. Hadithi katubwira ati ngo Ramadani ila Ramadan, na Ramadani ku yindi. Subhanallah, abantu bagize amahirwe yo kuba barafunze Ramadani yo mu mwaka ushize, bakaba bagize amahirwe yo kuba iyi Ramadani bahuye nayo. Hagati ya Ramadani ishize n'iyingiyi mukaffiratu lima bainahunna, ngo Allah subhanahu wa ta'ala bababarira amakosa bakoze hagati yaho. La ilaha illa Allah. None se umuntu wapfuye ayo mahirwe arayagize? Umuntu wapfuye, umuntu utarimo gufunga ubwo ayo mahirwe y'abantu masha Allah bagize amahirwe kuba bahuye n'isomo mukaffiratu lima bainahunna. Allah subhanahu wa ta'ala ababarira ibyaha byatambutse aho ngaho. No mu bindi byiza wa min fadaili sawm Ramadan, no mu byiza byo gufunga kwezi kwa Ramadani, nuko Allah yashizemo umwihariko wo kwakirirwa iduwa mu kwezi kwa Ramadani. Tuzi ko hari ibihe byiza byo kwakirirwa iduwa, ariko mu kwezi kwa Ramadani ni umwihariko. Ukwezi kose umuntu wafunze afite amahirwe yo kwakirirwa iduwa paka igihe ari bufuturira, paka igihe Ramadani izarangirira. Wenda wibutse n'abantu igihe cyo gufutura ni byiza ko ngo umuntu asome iduwa. Cyagihe abandi bari gufutura adhani iri gutambuka, kwihutira guhita ufutura hina yafturu. Ariko ntabwo witisha n'iftari, ntabwo bisaba ngo usabe iduwa y'amasaha 10. Wallahi mashallah dufite amaduwa magufa ariko kubiyemo ibintu byose, uko wabivuze icyarabu gikungahaye mu magambo. Ijambo rimwe ariko rikaba rikubiyemo ibisobanuro byinshi. N'urugero nimba uvuze nk'iyi duwa, wallahi umva abamenye baratubwira ngo iyi duwa ngo yakusanyije ibyiza by'isi n'ijuru, kandi ni ngufi cyane. Wallahi ni ngufi, ndizera n'abantu benshi bayize. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina. Naam, twari tugikomeje turi kuvuga ko mu gihe iftari yegereje, amasaha ageze adhani iri gutambuka ya salatu magharibi, abantu bagiye gufutura, ari byiza gusoma iduwa nubwo yaba ngufi. Ntabwo ari ngombwa gusoma iduwa kugeza ubwo bakima iswala, sinzi kugeza ubwo bura n'umwanya wo kuba ufite n'akaji wakanywa, ukoresha umunota umwe nkuko twari tubivuze. Masha Allah, amaduwa ni menshi mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akusanyije ibyiza byose, ibyo utekereza n'ibyo utatekereza, ibyo wakagombye kuvuga n'ibyo utanavuze wowe. Niyo wasabisha amazina ya Mwenyezi Mungu, ugasanga iyo duwa yo yaranakuvugiye, hubwo iragenda kabisa imenya n'ibyo wakagombye, iragenda irakukumba ibintu byose, khairi z'isi n'ijuru. Hadha dua jamaa dunya wal akhirah, yakusanyije isi n'ijuru. Iyo duwa nta yindi, Allahumma atina fi dunya hasana, mana duhereze ibyiza hano ku isi. Imana nimba usabye Allah ibyiza ku isi, harimo umugore mwiza, harimo abana beza, harimo akazi keza, harimo ubuzima bwiza, harimo ubumenyi bwiza, ibintu byose byiza byose bikuye muri atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana, na akhiru zaduha ibyiza, hakubiyemo ijuru, hakubiyemo amahul aini, hakubiyemo firdausi, hakubiyemo guhura na Allah subhanahu byose. Wa qina azab an-nar, ya Allah turinde ibihano byo mu kabri. Kandi ubuzima tunyuramo, etape tunyuramo ni 3. Hari ubuzima bwa hano ku isi, hari ubuzima bwo mu kabri, n'ubuzima bwo kuzuka tujya mu ijuru cyangwa mu muriro. Hasa iyi duwa yakusanyije ibyo byose, Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Bwa buzima bwose tuzacamo bwose, iyi duwa yabukusanyije. Yakhi nyaboneka ntibagirwe gusoma iduwa. Ufite uburwayi, ufite umwana wakunaniye, ufite ibyo wifuza kugeraho, hari akazi wifuza kugeraho, hari inzozi wifuza gukabya. Yakhi n'ubu bwose ushyiramo imbaraga kugira ngo uzigereho, ushyiraho impamvu asbabu, ariko ntibibagirwe ubusabe, kuko ni intwari ikomeye igusunika, igushoboza kuzagera kuri izo ntego zawe insha Allah. Kuko ibintu byose uko wabikora kose n'imbaraga zose, ntabwo wakwibagirwa imbaraga za Allah subhanahu wa ta'ala, nizo zidusunika, nizo zitwereka aho tugomba kugana. Masha Allah, hasa abemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala mu kwezi kwa Ramadani bakagombye kutibagirwa iduwa. Ntabwo ari ngombwa gusa cyagiye ugiye gufuturo ibihe byose, umwanya ubonye Masha Allah gerageza utakambire Allah subhanahu wa ta'ala umuririre. Tukiranga hari ikintu nashaka kwibutsa abayisilamu
nanjye bwanjye niyibutsa hari dua wenda bayizi bakunda kuyikoresha hari abantu bakunda kuyishyira mu mwanya utari uwayo. Ubundi iyi dua yakagombye gusomwa umaze kugira akantu ushyira mu kanwa umaze gufutura, ntuyisome imbere. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye gufutura birazwi bismillah. Ya ghulam samillah. Rasul yigishaga umusore bari barimo gusangira, arangije aramubwira ati ya ghulam, ati yewe muhungu, samillah, ugiye uvuga bismillah buri kugiye kurya. Imana idua yo kurya ni bismillah. Wa kullu mimma yarika, kandi ujye urya n'ibiri imbere yawe. Ntukagenda uri kurya ahantu ugenda ukorakora, umuntu akagaragaza ikinyabupfura, ikinyabupfura gikeya, sibyo ko bimeze. Sasa iyo ugiye igihe umuntu yafunze kavuga bismillah. Sasa iyi dua hari abantu bakunda kuyikoresha mu mwanya utari wayo, bakayisoma mbere yuko bafutura, ahubwo bakagombye kuyisoma umaze gufutura ho gato. Iyo dua nta yindi, iravuga ngo dhahaba dhama'u wabtalat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Ndumva hari bamwe bayizi. Ibisobanuro rero usanga bihabanye no kuyisoma mbere yuko ugira ute, mbere yuko ufutura. Kuko ibisobanuro bwabyo bita bigaragaza aho akagombye kugira ute, kuyisomera. Kuko iravuga ngo dhahaba dhama'u, ngo inyota irarangiye irashize. Kandi inyota ntabwo yarangira ngo ishire nta kintu urafata. Amagambo yakabiri akavuga ati wabtalat al-uruq, ngo kandi n'imihogo irabobereye. Bimana ntabwo bishobora kubobera utagize akantu ugira ute, kuko iyo twafuturu icyumye iba yumye. Wabtalat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah, ngo kandi mfite icyizere insha Allah yuko ibihembo by'isomo yanjye bigeze kwande, bigeze kwa Allah. Sasa ntabwo wakwizera ibintu nk'ibi. Bivuga ngo iyi dua bijyanye n'ibisobanuro byayo isomwa umuntu amaze, abamenye bagaragaje ko masha Allah yaftari ya mbere ni umuneke, masha Allah batuye adhana ufashe umuneke, cyangwa se unyweye ayo mazi, cyangwa niyo ji unyweye, masha Allah mu muhogo, masha Allah icyaka kirashize, no mu muhogo wumvise ko habobereye, masha Allah, nibwo umera nk'ushimiye Mwenyezi Mungu, avuga ati ya Allah dhahaba dhama, alhamdulillah, inyota irarangiye. Wabtalat al-uruq, imitsi masha Allah itangiye gukora neza, masha Allah amaraso atangiye gukora, atangiye kugeramo. Wathabata al-ajru insha Allah, wakandi mfite icyizere cyuko insha Allah ibihembo byageze kwande, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bindi bihembo bigaragara bikomeye cyane mu kwezi kwa Ramadan ni hadith ebyiri, nazo tutakwibagirwa kwibutsa abarimo kutugurikira ahangaha, masha Allah, aho intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadithi tubwira ngo man sama Ramadan, aka kantu kitondere cyane, wallah abayisilamu bakitondere cyane, wallah. Umuntu ushaka kumenya ko isomo ye hakiriwe, isomo yayikoze neza, ni gute yabimenya? Ashatse yabirebera muri iyi hadith. Rasul aratubwira ati man sama Ramadan, umuntu uzasiba ukwezi kwa Ramadan, alhamdulillah twese twasibye, bikarangirira aho ngaho, gusiba gusa tu, waretse kurya no kunywa gusura biretse birarangiye, imanan, agasiba afite iman. Kandi twese turabizi umuntu ufite iman uko agomba kwitwara. Uvuga ngo wowe nimba usiba ukabona ibikorwa byawe bidafitanye isano na imani, Imana imvugo zawe ntago zigaragaza iman, ibikorwa byawe ntago biri kugaragaza iman, uburyo uri kubana n'abantu mu kwezi kwa Ramadan ntago biri kujyana na iman, mu bucuruzi bwawe ntago biri kujyana na iman, wowe ubwawe uzamenya aho ugomba kwishyira. Ndi mu basibye koko cyangwa ntago? Ibi bihembo koko nzabibona cyangwa ntago nzabibona? Man sama Ramadan iman, aya n'amagambo ya Mtume, afite iman. Icya kabiri wahtisaban, agambiriye ibihembo kwa Allah. Ntago wafunze kugira ngo bakubone bazagushyire mu mubare w'abafunze, ugasanga mbese umuntu ashaka kugaragaza ko yafunze kabisa ntako atagize. Rimwe na rimwe ugasanga isomo uyu munsi bana ngo ni hatari bana, yakhi turabizi ko turi muri Ramadan bana, turabizi ko kandi kwisomo lazima umuntu agomba kugira ute, gusonza. Nta mpamvu yo kugenda kubwira abantu bana unajua leo barasomo ya leo bana, hari n'abatari abayisilamu n'abadafitanye isano n'iyo somo yawe badashaka no kubimenya, ugasanga ugiye kugira publicity ko umuntu yafsibye. Birazwi, byaratangajwe, abantu barabizi ko muri somo, ariko ugasanga umuntu arashaka kugenda mbese agaragariza abantu natume somo. Wahtisaban, agasiba agambiriye ibihembo kwande, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo ari kugira ngo abantu bamuri ibihembo bye ni ibihe ya Rasulullah, ni ibihe ibihembo bye Allah subhanahu wa ta'ala yamugeneye. Rasulullah atubwiye ati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ngo ibyaha yakoze mbere yuko yinjira muri Ramadan cyose Allah subhanahu wa ta'ala azagira ute, azabimubabarira. Ya Allah,
wallahi twakoze ibyaha byinshi ya akhi. abantu barasambanye, abantu baraneguye, barahuguje, abantu baretse iswala, abantu ibya wallahi yani twese turabanyabyaha twese. Amaso yacu ahora akora ibyaha, amatwi yacu ahora yumva haramu, amaguru yacu ahora yenda ibitekerezo byacu, imitima yacu ni ibintu byinshi. Ndizera ko nta muntu n'umwe udakeneye izo mbabazi za Allah subhanahu wa ta'ala, ariko uzazibona ryari? Igihe uzuzuza zino kondisiyo ebyiri, ugasibana iman ndetse ugamije ibihembo kwande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi ni hadithi ya mbere. Hadithi ya kabiri ikatubwira ngo man qama ramadan, umuntu uzahagarara ahamva kano kantu ni shahru alqiyam, ukuntu kwezi kw'ibihagararo, ntabwo ari ukwezi ko kujenjeka shekhe. Wallahi birababaje, twese tugomba kwigaya. Ugasanga umuntu agiye kurangiza ukwezi kwa ramadani nta tarawehe nimwe ihagaze. Ari hehe ni hadithi? Ntabwo ari ibihagararo byo guhagarara uri kureba umupira. Abantu ushobora guhagarara n'umupira akamara n'amasaha. Hari abagira bagasanga na sale zuzuye, wallahi akimera isaha nzima n'igice, kandi ari no gufana yakutuje. Ariko wallahi guhagarara ari mu musigiti mu ngoro ya Allah subhanahu wa ta'ala, ari kumva igisomo cya Allah, ari kumva amagambo ya Allah, wallahi akumva ntabwo yabishobora. Mwumve rero ibihembo by'umuntu uzahagarara by'umwihariko mu kwezi kwa Ramadan. Man qama Ramadan, umuntu uzahagarara mu kwezi kwa Ramadan, ariko agahagarara n'ubundi iman, afite iman wa ihtisaban, agambira n'ibihembo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqabbala dama min dhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala azamuhanagurira ibyaha byabanjirije. Nyaboneka dusari tarawih. Nimba udashoboye gusari tarawih ukwezi kose, byibura iminsi 2 3 iminsi 10, ariko ntibizagaragare ko nawe wigeze uhurira sawa, ntabwo wabashije gusarira no mu rugo basi bikunaniye. Iyo tuvuga ibihagararo bya nijoro, harimo habanziriza gusari magharibi muri jama. Bigaragara umuntu wasenze magharibi muri jama bameze nawe ni igihagararo, uko ijoro riba ryatangiye, riba ryinjiye. Umuntu wasenze ishayi mu kwezi kwa Ramadan bimana nawe yakoze qiyam. Umuntu wasenze tarawih yakoze qiyam. Umuntu wabyutse nijoro muri tahajjud nawe yakoze qiyam. Aba bose rero bahagaze ibihagararo bya nijoro, yaba ari guhera muri magharibi, yaba ari ishayi, yaba ari muri tarawih, yaba ari muri tahajjud, abazabikora kubera Allah bafite iman wa ihtisaban, ndetse bagambiriye no guhemberwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah subhanahu wa ta'ala azaba babarira ibyaha bakoze mbere yuko binjira mu kwezi kwa Ramadan. Wallahi baratubwira ngo iyo abantu baza kumenya mu mvugo zagiye zivugwa, abantu baza kumenya ibiri muri Ramadan, amabanga ari muri Ramadan, baraka ziri muri Ramadan, khairi ziri muri Ramadan, wabana twari kwifuza ko ibihe byose biba Ramadan. Wallahi ibihe byacu byose byari kuba Ramadan, ariko basi nkuko babivuga ngo akaryoshye ntabwo kagira ute, ntabwo gahora mwitama. Niyo mpamvu usanga nyine Allah subhanahu wa ta'ala nkuko yatubwiye ni ayyama ma'dudat, iminsi barikasha, yitabaye 30 iba 29. Kandi ibyiza Sheikh reka nkubwire, ibihe byiza birihuta cyane. Uzabigereranye iyo umuntu ari mu bihe byiza yishimye, ari ahantu ari ntamenye ukuntu umunsi urangiye, abona amasaha yiruka, wallahi ariruka. Ariko uri muntu uri mu bibazo, umuntu uri Sheikh ijoro wallahi aribona nk'amasaha, aribona nk'ukwezi. Umuntu waryamye atari yashonje, ni uvuga ngo arari kwigaragura, akabona ijoro aribonamo nk'ukwezi ntibuke kubera ibibazo. Sasa natwe bino bihe bya khairi wallahi niyo mpamvu byihuta, kuko ni ibihe bya khairi birimo baraka. Ntabwo byumvikana ukuntu ejo twavugaga ngo muri weekend tuzasiba, none deja iminsi 3 yagiye, ejo tuzafata umunsi wa 4. Urajya kumva wumve ngo iminsi 10 ya mbere irangiye, ujye kumva ngo iminsi 10 yo hagati irangiye, ujye kumva none turatangira gushakisha Laylatul Qadr. Mujye tutakwibagirwa rero masha Allah, kuko twavuze ngo reka turebe dufate impande zose zo kwezi kwa Ramadan. Mujye tutakwibagirwa byiza abemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, baraka ziri mu kwezi kwa Ramadan, nuko ukora ukwezi kwa Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نكويز كواما نيومو قرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر، بزمها لكم يجرو يا ليلة القدر نقول يا منوس هي قرآن. هسا كم يمر أمانة نفترنا يجي يا قرآن بزمها لكم كويز كوا رمضان. أكمل يقول لكم كويز كوا قرآن ngiye no guha umwana, ngiye guha umwanya Qur'ani muri kukwezi. Hari abantu bajya bibeshya bakumva ko gusoma Qur'ani bisaba umuntu hafiz al-Qur'an, umuntu wahifaje Qur'an, umuntu wayize. Niyo uyumvirije ubugiye mu bagize ute, mu bayisomye.
ntabwo ari ngombwa kuba wowe uri kuyisoma, ushobora no kuyumviriza Qur'an, ushobora no gufata uri kumva imiziki cyangwa kumviriza Qur'an, ugafata umwanya wo kumviriza Qur'an. ushobora no kuba utaba no mu bantu bayisoma, ntube no mu bantu bayumviriza, ukaba no mu bantu bafasha abayiga, nabo babaye mu bantu ba Qur'an. abo nko mu kwezi kwa Ramadani, umuterankunga wa Qur'an. Ni urugero nk'ubu ngubu mu kwezi kwa Ramadani uramutse ufite ubushobozi ukavuga ati bana ngiye gushakisha abantu abarimu ba Qur'an muri uko kwezi kwa Ramadani, ngira icyo mbahereza, uzaba baye mu bantu ba Qur'an nawe, kuko ugiye kwishyikira, ugiye gushakisha abana mu mashuri ya Qur'an bari gusoma, bari abana batwarire za biswi, ngiye kubagenda batwarire isukari, ngiye kubaha amafaranga, ngiye kubaha motivation ituma bakunda Qur'an, basi mashallah. nabo uzababarirwa mu bantu ba Qur'an, ahlul Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala muri Rasul atubwiye muri hadithi ngo Allah subhanahu wa ta'ala afite abantu b'umwihariko, Allah subhanahu wa ta'ala. barangije bamubwira ati nabahe ya Rasulullah abantu b'umwihariko ba Allah subhanahu wa ta'ala? avuga ati hum ahlullah ahlul Qur'an, n'abantu ba Qur'an, hum ahlullah wa khassatuhu, n'abantu ba Allah kandi b'umwihariko, abantu ba Qur'an, abayisoma, abayiga, abayumviriza, abayishyigikira, abayitera inkunga, abo bose babarwa mu bantu bande, mu bantu ba Qur'an. Hasa birababaje kuba ukwezi kwa Ramadani kwarangira udasomye Qur'an. nta n'impamvu yo kuvuga ngo gusoma Qur'an ngo ni mpaka usome za Baqara, ugenda usome za Ali Imran, usome za Maida. niyo wavuze na suratul Fatiha irahagije kuba ukwezi kwa Ramadani kose bari kuyisoma, yose ni Qur'an. bavuga ati umunsi wa mbere nzasoma suratul Fatiha, umunsi wa kabiri nsome suratul Fatiha. Alhamdulillah, niyo nabashije kuyifadhi, niyo mfite mu mutwe. byibura ukajya uhakikisha ko ku munsi suratul Fatiha uyisomye inshuro 3 cyangwa inshuro 2. nabuze abantu basomye Qur'an mu kwezi kwa Ramadani. Qul huwa Allahu ma sha Allah yisome, qul a'udhu bi rabbin nas, qul a'udhu bi falaq, aya masura magufiya, zal kafirun, zayo kul ya ayyuhal kafirun, masura magufa shoboka, ariko inna a'tainaka al-kawthar. ariko bigaragara ko mu kwezi kwa Ramadani wasomye Qur'an. شهر رمضان الذي انزل فيه القران. وين دشرا كوبي impamvu ni nyuma ya Ramadani gufatiraho kuvuga why not naifaza n'indi masura gake undi kimyaka igenda ishira no kiza ko ari ikintu Ramadani yagiye gusigira. abantu bakuze ntago bagomba gucika intege. umumenyi witwa Bukhari wakusanyije hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uko mu bihe byari ibihe byo kwa mashallah abantu batangiye kugenda baguka mu kwandika n'ibiki byose iterambere, yagerageje gukusanya hadithi z'intumwa y'Imana zishyira mu gitabo kimwe, izo yabashije kugeraho ntabwo ari zose. igitabo cyitwa Bukhari, ndumva ukunda kubyumva, kumva ngo hadithi iri muri Bukhari wa Muslim, rawahu al-Bukhari wa Muslim, ibintu nk'ibyo ngibyo. yanditse umuryango avuga ngo abasahaba bize wa hum kibar, bashatse ubumenyi bakuze. hari bari barengeje imyaka 40, hari abo mutumeje gukora daba barengeje za 40, bageze muri za 50, ariko ntabwo byabaciye intege, barize wa hum kibar kandi banakuze. tujya tubona hari abasaza mashallah bagerageza kwiga Qur'ani banashaje, kandi Allah subhanahu wa ta'ala agashyiramo tawfiq. yaki nkawa mugari cyane ngo gukorora cira abagabanya, uko byagenda kose akantu kaba kari kwinjira gato, hari ikintu kiba kiri kugabanuka mu bujiji, hari kiba kiri kugabanuka mu bujiji. baravuga ngo ubusa buruta ubusa. bivuga ngo hari kiba kiri kugabanuka ko nakantu gato hari agaciro gafite, hari kiba kiri kugabanuka mu bujiji, hari ikiri kiyongera mu biki, mu bumenyi. hari intambwe urimo gusezera ubujiji, hakaba hari n'indi ntambwe urimo gutera kugana iki, ugana ubumenyi mashallah. hasa ukuntu kwezi kwa Qur'an by'umwihariko abahufadhi, ni ukwezi kwa Qur'an bayisoma inshuro imwe, yani byibura umuntu uzi Qur'an uzi kuyisoma, ntago byari bikwiriye ko ukwezi kwa Ramadani kurangira atayisomye rimwe byibuza, byibura buri munsi agasoma ijuzu rimwe. wenda ndabona tumaze gukora umwanya munini kandi n'amasaha y'iswara ndabona yegereje salatul asri. reka dusoreze ahangaha, hanyuma wenda tuze kuganira nyuma ya kamera, turebe niba tutagerageza kenshi gashoboka nk'uko twaze tubivuga, tugatanga amawida, kuko n'ikindi kibazo abantu bagira, urabona nk'ubu hari umuntu ushobora kuba ari mu kazi cyangwa se atwaye imodoka, bikunze kubaho mu Rwanda kuba yabona amawayiza y'ikinyarwanda, ngira ngo urabizi ko ni make kuri internet, biragoye kuyabona, usanga ahari menshi ashoboka nayo igiswahili cyangwa icyarabu kandi udatanacyumva, cyangwa ari mu cyongereza.
mashallah. Birakwiye rero ko ibiganiro nk'ibi biba byinshi n'ubundi muri Ramadan kuganira kuri Qur'an no kwezi kwayo. Ni dawa, ni dawa. Ko dawa hari abantu bagira ngo dawa gusa ni mu musigiti cyangwa gusohoka cyangwa se no kujya kuri mimbari la. N'ubu buryo bw'iterambere masha Allah. Nabwo ni uburyo bwiza ku buryo ikiganiro kimwe gishobora kuhita kigera nko ku bantu 200 mu munota umwe cyangwa kikagera ku isi nzima mu munota umwe. Ibihe byose mu gihe mu musigiti ubwira abo ngabo gusa muri kumwe n'abo ngabo gusa bikaba birangiye, ariko aha ngaha basi mashallah biba bibitswe kandi noneho bikagira n'ahantu umuntu isaha igihe abishakiye akaba ashobora kubifashisha. Lazima rero dawa y'iki gihe igomba gukoreshwa mu buryo bwose n'abantu bakifashisha uburyo bwose buhari bushoboka butuma abantu basakaza idini Qur'an n'ibigire birashoboka. Ubwo rero abantu muze kureba ikiganiro cyangwa se izi nyigisho Sheikh tanze, ugerageze nyine kuzizana mu buzima bwanyu. Niba twavuze gufuturisha abantu, mwumve ko uzafuturisha abantu ariko wabatekeye gusa. Niba utambitse ujya ku musigiti, gura amazi cyangwa ugureje cyangwa imineke. Niba twavuze gusoma Qur'ani, niba ari surat al-Fatiha ugerageze uyisome 3 ko muri Islam ubwinshi wera kuri 3. Mashallah. Vuga ati narayisomye kenshi nanjye mashallah. Donc ni byinshi twavuze kandi ndakeka ko hari sinagomba ngo nafuturisha n'abantu benshi. Niba wafuturisha umuntu umwe, hari umuntu ugira ngo gufuturisha ngo niba mufuturisha abantu 100 n'umuntu mwarahagije mashallah. Ndumva wenda wadusoreza. Allah wongere baraka inshallah, kandi ibintu nk'ibi ngibi Allah subhanahu wa ta'ala byiza nk'ibi ngibi n'ababikora Allah subhanahu wa ta'ala ajya baha baraka inshallah, kandi aradushoboza ibyo dukoze byose tubikore kubera Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ari nawe tunategajyaho ibihembo inshallah. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yazaduhuza n'abantu beza n'intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah ala sururin mutaqabilin fi jannatin na'im. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.